Mombasa ndi kubwabo yaje gutangiriza ubwicanyi bwa jenoside. Narimo kuvuga yuko niya komine yitwaga Maraba aho sindi kubwabo yaje gutangiriza ubwicanyi bwa jenoside, kandi nanjye nkaba ndi umwe mu bitabiriye ubwo bwicanyi, nkaba narakoze ubwicanyi bwa jenoside. Ubundi ubuhamya ngiye gutanga cyane cyane ndabuha abari abana b'urubyiruko, cyane cyane kandi nkabuha bari ababyeyi babo. Ubundi ibintu bijya gutangira bihera ku ziko, kuko iyo utangiye kubwira umwana wawe uriya ni umututsi cyangwa se uriya ni umuhutu cyangwa se uriya ni kanaka ni umugome, wa mwana wawe nugira ngo azakora abizi. Nanjye ubwanjye nabutse muri 39 mvuka aho maze kumenyera ubwenge, menya yuko abatutsi koko ari abagome, bitewe yuko ababyeyi banjye umwe data yahoraga twigisha yuko abatutsi ari abagome, ari abantu babi, babakorera ibintu bibi cyane mu ngoma y'igikoroni n'59 barabahemukira cyane. None twarabiganzuye, ni ngombwa natwe ko tugomba kubageza kure. Ubwo nanjye nakuze nzi yuko umututsi ari umugome pe. Ngeze no mu ishuri aho nigaga aba nzi yuko umututsi ari umugome, kuko byaranigaragazaga mu ishuri twigagamo, aho babazaga abahutu ko bangana n'uko abatutsi bangana. Wareba ugasanga umubare w'abahutu niwo mwinshi, naho wicaye urukumva uhagaze neza koko ko babatutsi bandeshejwe. Aho mbyibukira neza, ndibuka aho nigaga mu kigo cyitwa Igisakura mu mashuri y'imyuga, hari umwana w'umututsi icyo gihe twari tugiye mu bintu bya travail, twebwe dusa nk'abigometse. Noneho kandi aho umwana twari turi kumwe, noneho umwarimu witwaga Nkamiye yaraje nkaho yaduhaniye hamwe twese, yafashe uwo mwana w'umututsi aramukubita cyane, aramukubita pe, ati n'ubundi wowe uri inzoka, sinibaza n'ibyo wigamo wowe nta nicyo bizakugezaho. Ndamuha n'igihano cyo kwikorera amatafari ya rukarakara twikoreraga, kwikorezwa umutwe wonyine. Umwana koko itafari yararyikoreye aragenda. Ariko noneho twarakomeje turiga, ariko tukabona ko abatutsi kuri twe ari abagome pe. Nyuma yaho byarakomeje, nzakuzana umudamu, aho manzaniye umudamu, iyo ngengabitekerezo mu baturage byarakomeje ko abatutsi ari abagome. Ariko noneho abahutu twabaga twicaye, twebwe kuko natwe twumvaga mu gatsiko kacu kanaka ahita atideresha iriya ni ya nzoka itambutse mu ibanga ryacu. Nyuma rero muri 90 nibwo inkotanyi zateye, zimaze gutera, ibintu nibyo byagiye bindagurika cyane. Noneho abandi aho twicaye bakajya batubwira ko inkotanyi zateye ari abatutsi. Noneho umututsi nawe yahita hariya ati ziriya ni za nkotanyi zateye. Ubwo ariko ibyo byose twarakomeje turabana, ariko mu buryo bw'amacenga. Yatambuka nawe ukavuga ati rakasha ya nzoka irahise. Nyuma yaho turakomeza turabana, ku buryo yaje kuvamo n'abantu iwacu barafungwa mu byitso muri 90. Bamaze gufungwa niho byagaragaye ko iki cyahoze ari komine Maraba koko dufitemo ibyitso by'inyenzi. Ariko byarakomeje, turakomeza turabana mu macenga. Noneho agahomamunwa kaje kuba muri 94. Ubwo indege ya Habyarimana yaraswaga ku itariki 3 z'ukwa 4 mu byitso muri 90. Bamaze gufungwa niho byagaragaye ko iki cyahoze ari komine Maraba koko dufitemo ibyitso by'inyenzi. Ariko byarakomeje, turakomeza turabana mu macenga. Noneho agahomamunwa kaje kuba muri 94. Ubwo indege ya Habyarimana yaraswaga ku itariki 3 z'ukwa 4 94, ibintu byose byaje guhinduka. Kubera saa 2 iyo ndege imaze kurasirwa, bukeye bwaho ibintu byarahindutse. Ati bimwe bababwiraga by'inkotanyi, ati mureba ko umubyeyi wacu bamwishe Habyarimana, twumva twese tugize ikibazo.
ariko n'abatutsi twabanaga nabo bagize ikibazo cyitwa rya Habyarimana, ubwo turagomeza turicarana, ariko hari ibintu by'amacenga tutaberurira. Nibwo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 twagiye tubona ahantu bita Kinyamakara muri Gikomero duturanye, twagiye tubona amazu yabo atagiye gutwika n'inka zabo zitagiye kuribwa. Ubwo natwe iwacu ubwo twegereye ku ruhande duhana imbibi twabaye abantu bashyize hamwe ngo tugiye gukumira biriya bitero bizaturuka muri Gikongoro bitazagera iwacu, kubera yuko batubwiraga yuko 59 Gikongoro niyo habayemo ubwicanyi, noneho abantu bamwe baza guhungira Isimbi cyane cyane ku maparuwasi baba ariho barokokera. Ubwo noneho natwe bamwe mu batutsi muri Gikongoro abo za Kinyamakara babonye batangiye kubatwikira, nibwo baje kuza bahungira muri paruwasi y'iwacu Isimbi. Bageze Isimbi, ubwo natwe twakomeje duhagarara ku mupaka nyine tuvuga ibintu bera muri Gikongoro ntibizamuka. Byageze ku itariki ya 12 nibwo wari Burugumesitiri Habineza Jean Marie Vianney yaje gutumiza inama ibera ahantu ku kibuga Isimbi, atubwira yuko abatutsi n'abatutsi twari tukiri kumwe, atubwira yuko abatutsi bagomba kuza bagahungishirizwa Isimbi bakazabarindiraho umutekano wabo, ariko bwari uburyo bw'amayeri, ahubwo hagira ngo bazabone uburyo bajya hamwe bakazicirwa hamwe. Ubwo byabaye ngombwa yuko natwe abari abaserire ndetse n'abari abakosiye baciye ku ruhande, abatutsi turimo turabohereza Isimbi, noneho natwe murebe uburyo muzareba ibyabo tukabirya. Nibwo byaje kubaho baza guhungira Isimbi, noneho ibyabo kuko twateragiye kwigaba ibyabo, amazu yabo turayatwika n'inka zabo turazirya. Kuri 16 habaye indi nama iyoborwa na Colonel Simba Loisi, arazana abwira abari Isimbi ko ejo ari kuri 17 ko ejo ari igikorwa cyo kuza kwica abatutsi bari Isimbi. Ubwo ati n'ari Perezida wa Repubulika sindi ku bwabo akaba ari bazaza kugifungurira, kuko umuntu wese waba icyahoze ari komine Maraba ndetse na Kinyamakara mwese musabwe guhurira Isimbi mu gitondo mwitwajwe intwaro za gakondo, kuko barakeye mu gitondo tuzundikira Isimbi n'intwaro za gakondo ndetse twambaye n'amashara. Ubwo mu masaha 3 nibwo ubwicanyi bwatangiye. Ubwo sindi kubwa Theodore ari kumwe n'abasirikare be b'abajepe baje kuza, noneho bafungura igikorwa cy'ubwicanyi ku mugaragaro. Ubwo abatutsi bari bahungiye muri Kiliziya ya Isimbi, kuko twaratangiye turabica. Twatangiye kuri 18, kuri 20 niho barangije kwicwa. Nyuma yaho yo kwica abatutsi nibwo kwezi kwa 7 inkotanyi zimaze kubohora igihugu, bamwe twari twarahunze twaje guhunguka, nibwo hatangiye ikintu cyo gufunga. Nanjye muri abafunzwe, nanjye nkabe nari ndimo, kuko nanjye ndi umwe mu bagiye muri ibyo bitero byagiye kwica abatutsi Isimbi. Ubwo nagiye nicara muri gereza mfunga imyaka 8, ariko naje kwirega nemera icyaha nsaba n'imbabazi. Nibwo 2005 naje data yahoraga twigisha yuko abatutsi ari abagome, ari abantu babi, babakora ibintu bibi cyane mu ngoma y'igikoloni n'59 barabahemukira cyane. None twarabiganzuye, ni ngombwa natwe ko tugomba kubageza kure. Ubwo nanjye nakuze nzi yuko umututsi ari umugome pe. Ngeze no mu ishuri aho nigaga nkaba nzi yuko umututsi ari umugome, kuko byaranigaragazaga mu ishuri twigagamo, aho babazaga abahutu ko bangana n'uko abatutsi bangana. Wareba ugasanga umubare w'abahutu niwo mwinshi, naho wicaye ukumva uhagaze neza koko ko babatutsi bandeshejwe.
ubwo byabaye ngombwa yuko natwe abari abaserire ndetse n'abari abakosiye baciye ku ruhande, abatutsi turimo turabohereza isimbi, noneho natwe murebe uburyo muzareba ibyabo tukabirya. Nibwo byaje kubaho baza guhungira isimbi, noneho ibyabo kuko twateragiye kwigaba ibyabo, amazu yabo turayatwika n'inka zabo turazirya. Bwarakeye mu gitondo tuzundikira isimbi n'intwaro za gakondo ndetse twambaye n'amashara. Ubwo mu masaa 3 nibwo ubwicanyi bwatangiye. Ubwo Sindikubwabo Theodore ari kumwe n'abasirikare be b'abajepe baje kuza, noneho bafungura igikorwa cy'ubwicanyi ku mugaragaro. Ubwo abatutsi bari bahungiye muri Kiliziya y'Isimbi kuko twaratangiye turabica. Twatangiye kuri 18, kuri 20 niho barangije kwicwa.